intama cyangwa mu bashumba ya masega yinjiye mu ntama. Abashumba ntago ari bose, ntago ari bose, ni bamwe muri bo rero niyo yayo masega yinjiye mu bafite. Umushumba ramwita nabanga kwemerera n'umushumba ari intama gute? Umushumba w'intama nyine turabigenzuza Bibiliya. Amasega yinjiye mu bavuga ubutumwa bahamagariwe gutanga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yinjira mu bantu bakebwe, wenda reka bariko tuvuga. Arangije agezemo rero kuko urabakunda none se ubwo ntabwo mbakunda ariko no uburenganzira erega burya ese sawa kuhishe byo kuri gaburira abantu benshi bana yaje ari umutegezi uhisha inyama bavuze ko zikunda yanga kuzigabura rwose naho ntakamenye ko hiriya yaho haturutse imbwa uko yazihishe yagiye kuganira yazihishe inyuma hirya aturuka yimuka ntiyanabimenya araganira ngo abantu bazindaze nyine ko nta n'igihari nta kintu gihari birangira we baragenda bataziriyeho ariko nawe ajya gusanga imbwa yanakomye bisafuriya agarutse arebye marazi ayasanga imbwa yibwirije turamukomeje mu kibaya gusa yakaze neza kwimana si umuco mwiza. Ubundi abantu baba bakwiriye bye biragoye yuko wamfatisha mu buryo ndeba buri mu bujiji. Imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu wakaze pe urakoze yego. Iyi ni ijipo abantu bari kuyireba ujya tamanura se gutya kajamanura akakora kino nazo gingikara akaze cyane cyuti bakoze budukurikiye twakiriye nanone Claudine turamwakiriye. Claudine umeze neza cyane turagira ngo tuganire mu buzima bwawe niki wabonye ugahabuka. Ikintu nabonye ngahuka icyambere nyine no umuntu ahimba inkuru. Ikindi nabonye ngahabuka ni ukuntu abantu barwana ari abarokore. Guhimba inkuru prank. Yes. Prank guhimba inkuru nibyo ni prank. Noneho abandi barwana ari abarokore. Ibyo bintu byaramabuye gusa urebye ni ingingo nizo gufata ku ngufu ntabyo nigeze ndabyumva ariko ntabwo nyine mba numva ari ibintu abantu biyahura. Mbese ibyo ngibyo ugira ngo ibyo byaduhabura kenshi na kenshi urebye ko ibyo ngibyo biba bisaba ngo abasenga basenge cyane no guhimba ibinyoma noneho no kugira gute n'abarokore kurwana abantu basenga bakarwana gute abandi bakarwanira no mu nsengero kurwana gufatana amashati y'ibipfunsi abandi bakarugana. Yes. Kwango njye numva ngo harimo n'abagenda basenyana arakubyitwa amagambo no gusenyana nyine gusenyana tu. Noneho rero ni icyo ukunda mu buzima bwawe? Murakoze cyane. Mu buzima rusange ubuzima bwawe ukunda iki? Ku kibazo n'ibintu ki ukunda kuba byinshi nk'ibintu 10. Icyambere nkunda kubona umuntu afite amahoro. Ubwo nyine manje mu buzima rusange kuko buriya ibyo nkunda byo Imana irabizi. Ukunda kubona umuntu afite amahoro muri make yishimye? Nkunda kubona umuntu afite amahoro. Kabiri yifitiye icyizere. Gatatu afite ijambo ry'Imana muri we ndabikunda. Ibyo bintu ndabikunda. Ikindi nkunda kubona umuntu warenganyijwe abona umuvugira ndabikunda cyane. Umuntu warenganyijwe akabona agakorerwa ubuvugizi umuvugira akarenganurwa. Rero nanga kubona nyine uwo muntu warenganyijwe
kandi hakaba hari abantu bakabaye bamuvuganira ntibabashe gukora ubwo buvugizi nyine kugira ngo arenganurwe. Komeza tubwire. Yego. Tubwire n'ibindi ukunda. Hanyuma ubuzima bwanjye icyo nkunda guhimbaza Imana. Nkunda guhimbaza Imana, nkunda kubana n'umuntu nyine mubona yuko afite amahoro tu, intego ni yayo afite amahoro nyine, nkunda umuntu umpa amahoro. Nkunda kubona umuntu nanjye amahoro. Nkunda kwambara neza, nkunda kurya neza. Urugero rwo kurya ukunda ni ibi? Nkunda agafiriti, nubwo wenda kukarya cyane atari byiza, gakunda n'akanyama. Ngakunda kunywa agashyushyu. Ngakunda kunywa n'amazi. Igikoma? Igikoma nakinywaga nosa. Nakinywaga nosa, ubu ntabwo gikunda. Ukasosoma ntabwo ugakoraho? Nakabonye nakanywa, ariko aho kari mu byihutirwa. Ikintu cyihutirwa kuri njye ni amazi n'agashyushyu. Hanyuma nkunda kubona umuntu umbwira ijambo ryiza. Umuntu umbwira ijambo ryiza. Nabyo bisaba guhezanya amahoro. Urabikunda? Ndabikunda. Ukunda kunywa agashyushyu? Yego. Icyo kurya cyo urakibuza akanyama, akaboga, nta muntu utagakunda. N'abantu batakarya ngo babumva ari sawa nuko batabajya kubera kurwara, ariko urabikunda. Hanyuma nkunda nyine kubona abantu nanone bari mu bumwe cyangwa bakorera mu bumwe. Nkunda kubona abantu bubakana, ni byinshi. Bubakana nyine, ushyigikirana. Nagize ngo umuhungu n'umukobwa kubakana urugo nawe nyine biba byiza muri sosiyete, kuko iyo wumvise umukobwa runaka yubatse n'ibintu binezeza nyine wumva ko ari ngombwa ko abikunda. Nibonye utashye ubukwe nawe uvuga ntajya barageza abashyingira tu cyane, bavuga ati nanjye rwose Imana izabimfashemo, ariko ni Imana izabidufashamo. Ntabwo biba byoroshye. Claudine, mu buzima bwawe ni ibiki wanga kumva ku buzima bw'abantu muri rusange? Nagakumva nyine nabivuze pe, nagiye mbifanga, ariko nagakumva umuntu yarengana. Nyivuzemo aho ngaho nyishyizemo. Kizemo ntacyo. Nagakumva umuntu yarenganye, nanga umuntu uhohotera undi. Muri make ni igisi navuga ni opposite yera wavuze. Yes. Nyine oya navuze ibyo nkunda, ariko nshyiramo nako ngako nanga. Bivuze ngo ntabwo twakahagera, ariko nyine ubwo nibwo kaje. Nanga umuntu uhohotera undi, nanga umuntu ubeshyera undi, nanga umuntu uhimba ibinyoma, nanga ibintu bihemukira society. Nanga n'abarokore bahemukira bagenzi babo. Ndabyanga. Abahisha ibiryo byose kabona arahishe, yaho umuntu arakomanza agahisha ibiryo. Uramuvuga abahisha gushekeje, uramuvuga ngo abantu bagira ibintu by'ubusambo. Abahisha ibiryo ni uburenganzira bwabo. Urabakunda? Urabakunda? None se ubwo ntabwo mbakunda, ariko ni uburenganzira. Erega burya ese sawa kuhisha ibyo kurya ntagaburira abantu benshi ibiryo bana yanjye ntabwo utegeze uhisha inyama bavuze ko zikunda. Yanga kuzigabura rwose, nawe ntakamenye ko hirya yaho haturutse imbwa. Uko yazihishe yagiye kuganira, yazihishe inyuma hirya aturuka y'imbwa, ntiyanabimenya. Araganira ngo abantu bazindaze nyine ko nta n'igihari, nta kintu gihari. Birangira we baragenda bataziriyeho, ariko nawe ajya gusanga imbwa yanakombye n'isafuriya. Agarutse arebye marazi, ayasanga imbwa yibwirije. Turamukomeje mu kibanza. Gusa yarakoze neza. Kwimana ntabwo kwimana si umuco mwiza. Ubundi abantu baba bakwiriye gusangira, umuntu yasanga uyishije mugasangira uko byaba bingana rwose, kuko iyo abiguhaye n'ejo yaguha ibindi. Kwimana rero hari abantu nyine bagira ubusambo muri iyo nzira imeze ityo, ariko ntabwo ari byiza. Rero kuvuga ngo ndabanga, hari ibintu ubona nta kintu warenzaho, kuko buriya umuntu agira amahitamo ye. Hari igihe umuntu ahitamo akavuga ati none se abantu basuzugura abandi se agasuzuguro kavuga wiki?
ndabanga akumva we ni umwiyemezi niwe uriho niwe mwiza niwe munyembaraga niwe uryoshye niwe mukire niwe ufite ibigango niwe ufite amataye niwe ufite akumva mbese we niwo abandi bakubita hasi agasuzuguro umunyagasuzuguro umeze gutyo niwe mbese niwe wavuga wiki ntabwo uwo munyagasuzuguro na erega kuvuga ngo wenda ndamwanga hari igihe wenda abamurikiye baza kubyumva nabi ni ukuvuga ngo iyo ubonye umuntu ufite agasuzuguro nk'ako bagirirwa ubuntu ukamugeraho ukamuhugura ukabona nyine ntari kubyumva icyo nicyo kibabaza ariko nyine ntabwo ushyikirana nawe wamumenye ntiwagendana nawe ni ukuvuga ngo uriya muntu ufite agasuzuguro nshobora kugendana nawe wenda nk'umwaka n'urugero umutesitinga mwerera imbuto tuganira mwereka uko nkora nuko mvuga kugira ngo ndebe nibuze yuko yahindukira ari bya bindi biri muri ya ntego yacu aho muratifikate ubwo nyine ntubikirana nawe ubwo no mutesitinga ariko bikarangira noneho ntabwo twakomezanya umuntu nk'uwo nguwo hari abantu bakunda kugira akantu ko kwiyemera yego usanga umuntu ni umwiyemezi ubuzima bwe bwose ni ukwishyiraho ni ukwiyemera niba adatunze akabigira ibye ukazasanga n'umwiyemezi noneho bagera ku bashoferi ngo batwara za TXL na za V8 z'abasebuje n'abanyirabusha bakazigira izabo ku buryo baziyemerana bakajya kuziteretesha bakabantu bazi ngo bafite umuko nawe ufite V8 ufite TXL damodoka nyine zigezweho nishaka gushyiraho y'amoko yose umuntu urangwa no kwiyemera mu butuntu twose wasanga yishyizeho buri kanya umufata utumubona utewe umuntu urangwa no kwiyemera icyo mufata uburyo mufata ni umuswa ni umuswa buriya ntacyo yari yamenya ntacyo azi haba mu buryo bw'ubumana haba mu buryo bwa sosiyete rusange nta kintu yari yamenya mu yandi magambo aracyari mu mwijima uburyo rero mufata nawe ubwo ni kwa gufata igihe nyine nkaba namusengera kugira ngo ahinduke nyine wa mutwaro Yesu yaduhaye kugira ngo tuzamurane hanyuma nuko yazemera yuko agomba guca bugufi nyine nuko nyine akihana atazihana nyine nuko Imana ikamukorera uradinga amazi yarihundura y'amadini yateje akajagari amwe atangira gusabwa ibyangombwa yuzuza ibyangombwa mu bigaragara amadini yaragabanyijwe kubera ko tuzi ibyangombwa arasabwa ko yuzuza ibyangombwa kugira ngo yongere yemererwe iyi nkundura nk'iyibayeho ukumva pastor bamwe n'abaprofeti n'abapotre ariko utangatuza ngo babavanye amata ku munwa ubyakira uburyo mbyakira ngewe mbyakira yuko hari igihe cy'umuntu gisa naho kirangiye hari igihe ari sezo ubamo ariko kandi nanone ikazarangira ntekereza yuko igihugu cyacu kiratureberera ibyo cyakoze hari ibyo bashingiyeho babikora kuba yakwikubita mu gatuza Apotre wenda n'ayo mazina yandi y'ibyubahiro baba bafite ati badukoze ku munwa ni impamvu y'irari cyane cyane ry'ubutunzi afite muri we kuko abenshi n'ubundi mu nsengero nubwo wenda ashobora kugenda wenda ari pastor cyangwa ari Apotre ati badukoze ku munwa abenshi nyine bafite inda nini n'ubundi bafite inda nini babakoze no kunda babakoze kunda ariko hari ubuhanuzi bw'Imana bwigeze kumanuka bwaciye mu muhanuzi witwa Ezeki icyo gihe witwa Ezeki aho ati ibyo bidabyanyu Imana iraje ibihongore kandi nuko avuga ikintu ko cyakabaje Clement mu by'ukuri hari imbuto zitagenze neza ko bitwa ko bari barahamagara gukorera Imana bamwe bashumbye noneho bakafata umukumbi bakawukama bien hari church nigeze kujyamo ntabwo ndi buyivuge kuko ngewe mu guhamagarwa kwanjye ntabwo nase nabyiza yo komeza bageze mugenda ariko iyo church barukabye amafaranga ewe umva barakubwiraga ngo nakama n'inkweto wambaye ikure mugene n'ibirenge watanze iki je birakuye yuko wamfatisha mu buryo ndeba buri mu bujiji
sakuje iyo jipo ya ni jipo ya Ni ngo kwatari kwa kamera barebe ukuntu iwerewe uze ndayishaka ntabwo wayiba njyewe Claudine nayiguha kubera yuko umutima nama wanjye wa mwuka wera nigeze kubabwira kuri Humura TV Claudine yangendereye akambwira ati Clement Bagemahe agendeye iyo kanzu yimuhe nayiguha pe naho simvuze ngo Imana irambwiye ngo iyo nkweto yimwe Imana irakubwiye kunyiriyemo kandi ibintu gifite icyizere kandi irambwiye ngo uwo nkweto yimwe ntabwo wayikuramo se yego cyangwa ntabwo baza gusobanura ntabwo nayikuramo mwese wumviye Imana mwizima numviye Imana irazi ikakwambika ubusa inyuriyemo ikunyuriyemo mu buhe buryo nyine wenda arangaje ntabwo nkubwiye okay nacyo irakubwiye ngubwire icyambere mbere yuko giguha nabanza nkareba arangaje wabigisha Imana impaka ntabwo byemeye nasiyo n'Imana Imana imurike ugisha Imana impaka ariko uzamarira abantu bafite bagiye bamburwa ibyabo nabo bayobozi b'amadini amwe namwe hari amarira menshi cyane abantu bafite ndabajyanyeyo ibijyanye oya barijyanye rigamenya ngo noneho abantu b'abakora bizi dukunda gusirimba naye ndumukora n'umukristo ijambo gukora mujye murigabanya n'umukristo ndamurigabanya tuvuga ngo umwana w'Imana ariko yitwa umurokore kijya gituma abantu benshi bishyira hejuru ngo barakijijwe kurusha abandi ibyo babivuga yerekeye makuru byabyo babivuga nanone mama nibyo ariko ijambo ryiza ni ukwitwa umukristo yego rero no kuvuga ngo amarira abantu bafite ni menshi cyane bagiye bakomerekera muri izo nsengero muri ubwo buryo ariko ntabwo twavuga ngo bari abantu babacucuraga muri ubwo buryo bari bafite umwuka wera ntabwo bari bafite uko babaye bafite umwuka wera umuntu ufite umwuka wera agira emosiyo ya mugenzi we ariko Imana yaremeye agaki kanaga akanzu nagafuka nasinda kanwa nakanzu niba yifitiye intama akazi kamwe cyangwa niba ariko ngo ni intama ngo byo ntabwo bajya bemera kuba bashumba bihene ngo ihene zirasakuza none kwizo ntama ziba zijyanyeyo cyangwa abakristo babijyanyeyo bagiye bahama hamwe bakavanamo amafaranga hari icyo oya urumva Yesu yabwiye abigishwa ati mugende mu mahanga nyine mubwirize ubutumwa bwiza azemera muzababatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera bivuze ngo rero hari abantu baba barushye nkuko tujya tubivuga kuri Humura TV Claudine yabona ngewe nje kumubwiriza ubutumwa bwiza ndi kuvuga Imana ndi gutanga ibimenyetso akavuga ati umuntu no w'Imana fata ariko reka nkurikire Claudine ngiye kureba abasengera nanjye nduhuke ashaka amahoro ikibabaje nuko nyine hari benshi binjiyemo bashaka amahoro ariko ntibayabona kubera nyine yamasega yinjiye hehe mu ntama cyangwa mu bashumba yamasega yinjiye mu ntama abashumba ntago ari bose ni bamwe muri bo rero niyo yayo masega yinjiye mu bafite umushumba nabanga kwemerera n'umushumba ari intama gute umushumba w'intama nyine turabigenzuza Bibiliya amasega yinjiye mu bavuga ubutumwa bahamagariwe gutanga ubutumwa bwiza bwa Kristo yinjira mu bantu bakebwe wenda reka bariko tuvuga arangije agezemo rero ayo masega atezamo igisebo atezamo n'umuraba bituma rero abantu bose bajya muri cadre yuko nyine bahemutse Claudine reka dukomeze tuganire mu buzima bwawe bwa buri munsi mbwiye ko uri n'umuhanzi ibintu nk'ibyo mbwira umuhanzi umwe wemera kandi ukunda aho wemera bitandukanye umwe nemera igihugu turi gutinda ni umuhanzi ko ari benshi bose ariko watinze ndagisimbuka cyangwa uhezero ni Papi Clever na Dorcas famille Papi Clever na Dorcas iriya couple ndayikunda mbwira noneho
umuhanzi ukunda Yesu bishingiye ku buhanzi bwe aho gufasha ibintu nk'ibyo ni benshi yakomeje kuvuga umuhanuzi wemera bahanura ritapa dukubavuga ibintu byindi bibavuga umuhanuzi wemera ni ntuvuge Yesu ntuvuge Bibiliya umuhanuzi mukuru ndi kuvuga mu bantu umuhanuzi nemera n'umutima wanjye ntabwo ari mvuza abantu ntabwo mvuza umutima wawe icyo urakinanirwa gisimbuke icyo ngicyo kikore we zero wima zero umuhanuzi nemera n'umutima wanjye icya kabiri nabyo bivanyemo ntabwo uri kuvuga ari kuvuga ku bantu bavuga ngo barahanura oya undi muhanuzi utemera none ibibazo mwakajije bana yanjye urumva ntatuye ngo uhinda mwemera oya utemera utemera umuhanuzi uwo ntemera ni umuntu uvuga ibitandukanye n'iby'Imana navuga ko uvuga abantu nyine ni ukuvuga ngo barahara abantu barahari uwo ntemera reka nguhe akazeru naho twagiye makazeru twagiye mu by'ukuri abantu benshi ubona ko bashaka kubaho yego abantu bahagarika akazi kabo reka mbere kubikorera bakajya mu materaniro nawe hose ariko bahagaritse akazi baba bakoze neza baba bakoze nabi bagarika akazi tuvuge ni abacuruzi baritse butike ibikorwa bari bihagaritse bagiye materaniro guterana gusenga atari muri church yabo ahari hose ariko bagiye gusenga bahagaritse akazi abantu baba bakoze neza baba bakoze nabi ni ukuvuga ngo uruhande rumwe hari igihe baba bakoze neza ariko bitewe n'uburyo hamwe mama ntabwo mvuze gusobanura baba bakoze neza bakoze nabi buri munsi ntabwo ari neza ariko umunsi umwe wagenwe ntacyo bitwaye kugenda buri munsi ntabwo ari neza ntabwo kubatsindwa ariko yewe we manda yanjye kuba bafunze ibikorwa byabo bakajya kwitabira ibikorwa by'idini nyine ku munsi washyizweho tuvuga urugero wenda church yashyizeho gusenga kwa gatanu kugira ngo abantu bagirane ubusabane n'Imana nyine bagafunga ibikorwa byo gusenga ni byiza ni bibi byiza nicyo nashakaga ubwo badukurikiye nabo bafite uko bari buvuge hanyuma Claudine abasore n'abahungu b'iki bamwe bavuga ngo benshi ariko tuvuge bamwe barakora ubukwe mu kanya ngo baratandukanye biriya bintu babivanye mu miryango babivanye mu idini babikuye babivanye muri sosiyete babikuye byo kuhuza mu kanya bagatandukana babikuye ni imico yabo idahura ituma batandukana itari myiza ni imico yabo bagira mibi idahura nyine idahura urumva niba umukobwa n'umusore bose bahuye umwe afite umuco we n'undi we akaba nta n'umwe uzi umuco wundi cyangwa wihanganire ni imico yabo mibi ituma ni yabo si mu babyeyi si muri sosiyete si no mu madini usibye ko nyine wenda niba mwavuze muri sosiyete cyangwa se mu idini nicyo ntabashije kumenya kugira ngo umenye nabajije babikuye mu babyeyi ku babyeyi babikuye ku madini basengamo babikuye muri sosiyete babamo wowe tuzubiza ngo ni imico babikora mu mico yabo yego babikora muri iyo mico mu mico yabo idahura se Claudine buriya akunguka ubona abantu bakoze ubukwe kugenda bagasohora amafaranga rwose bagashimisha abantu birakenewe cyane bikenewe kuriya bategura icyo ugasanga kijyanye amayero menshi cyangwa amafaranga menshi birakenewe cyane rwose cyangwa ntibikenewe cyane nibyo bituma ubukwe buba uriya ni umuco nyine wo mwese bavuga ngo wari kwaye umutungo ngo yasesaguye bashingiye ku iki ni ukuvuga ngo abavuga ko yasesaguye baba bafite ubugugu
kuko buriya icyo ufite kugisangira na mugenzi wawe noneho mu byishimo si n'amafaranga yabo si n'amafaranga yabo ugasanga nyine bagize ikibazo wakoze none se abantu bataha ubukwe bakabutaha pe barishimye cyane batamirana ibyo usanga bagize n'ihene bazizokeje za nyazo zihanitse hari ibyo ndetse ikiroro ukabona nyine kirimo icyitwa imirire n'iminywere si bishimye iyo ubona umukobwa n'umusore bagiye bagaheruka abantu bose icyo gihe mu bukwe nubwo banarwara bakabura n'umwe waza no kubasura nubwo banabyara hakaburuza kubahemba kandi baratashye ubukwe ari ikirori cya danje biriya bintu ni ibiki biterwa n'urukundo rukeya rwa rutakiye urabizi ko bibaho cyane bibaho none nta rukundo rukiba mu bantu uvuga ngo abantu muhurira aho ngaho musabana musangira bakenjenga bakumva ni byiza ariko kenshi na kenshi bamwe na bamwe ntabwo umuntu baba bafite babaje kwizihiza ibirori nyine no kurya no kwinezeza ni ukuvuga ngo urukundo rwabaye rukeya mu bantu rukiriho muri make nawe urabinenga ngaruka ku cyacu banyemeje mu kanya hanyuma kubashimisha bimaze iki no kubacaza ukabakira kandi batazigira bagira n'ingwawe muherukane batazigira gukumbura cyangwa bamenye ngo uyabahe hari cyabaho bikubashimisha no bimaze iki nkaruye muri cya kibazo wamenye urakoze cyane kubashimisha kuri wowe uba wumva ari byiza kuko iyo witeguye umushyitsi ukabona aje mu rugo rwawe ukamutegurira ukabona ibyo yamuteguriye yabyakiriye wowe uranezerwa kabone n'ubwo uriya wenda we yaba afite iyindi ntego ariko wowe uranezerwa umumaro rero mwinshi burya nyiri gutegura kiriya kirori no gutegura uburyo ari bwakira abantu niwe burya ku mutima we aba yumva anezerewe mu buryo bwo kuba yakiriye famiye abantu batandukanye yego ubwo nta rubanza kuba yabakira ntibazakurikirane oya nta rubanza ruhari urubanza ruhari ni wowe abaretse se ntabashimishe agakora ubukwe bworoheje y'amafaranga akayabika akazajya ahubwo udukoko we n'umugeni ntabwo byakunda akoze cyane twagiye Claudine mu by'ukuri ujya ubona ababyeyi bamwe bakunda gukanira abana babo kabakana ngiwe guhera uyu munsi wamukushanjira abakobwa si nabanze mufite inkumi saa 11 mbagomba kukubona hano kubera iki bakanira ngo mu mugoroba bari bari mu rugo impungenge bafite nizihe impungenge za mbere abafite nabwo iyi minsi turimo itworoheye kuko iyo umwana w'umukobwa agiye agatwara inda kuko buriya iyo umuretse nyuma y'ayo masaha kenshi na kenshi umwijima ubyara byinshi cyane rero iyo atinze hanze hari igihe ahura n'abamwanduza rero ni uvuga ngo umubyeyi aba yanga ko umwana we azaseba cyangwa se aba yanga ko umwana we azamukoza isoni noneho bakavuga ati reka nshyireho amahame y'umwana wanjye atahe kare ese mwereke n'indangagaciro cyangwa se umuco wacu kugira ngo uyu mwana nyine azabe urugero rw'abandi kenshi na kenshi ababyeyi bafite intego yuko nyine bifuza ko abana babo bazubaka urugo rwiza kuko buriya iyo umwana wabaye ikirara birakubabaza ingaruka ni wowe ziza urakoze cyane muri make banga ko abakobwa uko bagenda baje cyangwa bagorobereza bari gutinya ko babatera inda ndetse ko babirara iyo tugera rero abotari benshi barakubwira ngo twibwe akazi twigirira ku manywa nako kudeplace abakobwa kandi tuzara kubacura saa 9 kugira ngo ababyeyi babone ko nta mico mibi bajyamo ariko imico mibi uriya ngo bayikora ku manywa uburara bubari mu mugoroba gusa ku manywa nta burara abana bagirirwa impungenge bagira impamvu nari gusubije kuriya ni uko warumbajije ngo kuki ababyeyi babwira abana ngo aya masaha babe bageze mu rugo njye nari nsubije nkurikije ikibazo warumbajije no ku manywa uburara babugira no ku manywa babugira kuko hari umwana nyine ushobora kuvuga ati rero mama aranyaha buri munsi reka nitwararike ndebe uburyo nazasegasira umuco nk'uwo mama nyereka nanjye nzamuhe ibirori
bikaba ngombwa yuko yirinda ariko biturutse ku ntego afite. ubwo aragira ngo urumukandira amajoro niba mbona ngo muyakamera cyangwa abye bayaka Amanuel gaburi akenshi na kenshi umwana agenda kubwira ati rero mama reka mvuge ngo mama nyine ngiye muri repetition ngiye muri repetition nguko bakabimenya cyangwa ninjoro ngiye muri overnight ukaba ubizi uti uya mu masengesho ngiye mu masengesho noneho icyo gihe rero yazi barara mu masengesho keretse wenda agiye akakubeshya ku manwa wenda agiye no mu materaniro wenda n'urugero ugasanga yagucomotse ariko yahenga mutashye nawe akabagezaho. Claudine ndagushimiye cyane tuganiye ku tuntu tundi mu by'ukuri kandi aho tugarutseho nawe mbaze ibibazo bibiri wahe promotion mbaze ibibazo ese kutse ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nakubaza winjiye mu mwuga w'itangazamakuru ryari? ngize imyaka 17 nawe ugiye mu kera za 2008 Okay. Ikibazo cya kabiri ese wewe waba warabashije kuba wubatse ufite umudamu? Ndi umupapa je ufite umudamu n'abana batatu. Okay. Ma agapromotion mbazikindi. Urakoze cyane. Ngira ngo uyu munsi ni wo munsi wa mbere dukoranye. Ese uhageze niki wumva wahabonye kidasanzwe? Intego zayo none tugana amaprojecteri je none ira mikrofone kuvugira imeze kuri iyi nibo bwa mbere mu tipo ko nabyestaye babyibajijeho. Okay. Turagushimiye rero kuba wa joininze mu Muratifi Claudine. Akakani oya ngaho mu kwibye mbaza ni ikiranenze ndanze kubera iki yangiye ntacyo kubaza kivugi sigenda cyawe kiganiro ariko ngewe kiganiro kivugi ibintu byo muri Humuratifi bitarimo kugira ngo musubire abantu bugari ari umumama witwa Clementine tujye dukunda gukorana ubutaha ndakwemereye yuko tuzasonga ubugari tuburye. Uzabyemera ko tuburira kuri kamera se? Oya kuri kamera ntabwo bibaho. Okay. Birabujijwe mu muco kandi mbise wa mumagine wagaruka ku bintu by'umuco. Okay. Ya mutubabarire rero aho ngaho ntabwo twabonye uburyo dusonga ubugari ariko utaha tuzabisonga. Claudine ndagushimiye twaganiriye ku tuntu tundi byo mbibazaho byo mukunda kandi byo babigaruka buri kanya. Gushimiye ko tuganiriye kandi neza. Nyagasani akurinde dusubiza abarokore bene wanyu. Nanjye ndagushimiye. Ubwo nabyumvise byinaje. Nanjye ndagushimiye kuba waje twari turi kumwe kandi pe wavunitse wihangane. Niba Humuratifi Claudine nyine wararebye ugasanga ari ngombwa yuko dusapotinga turabyishimiye kandi no kuri n'ubutaha buzagaruke. Urabitwemerera se? Zagaruka ko ari mu tumenyere muzakoza muri protocole. Naza kora bakoko kuvuga ariyo ngiro. Ndagushimiye. Reka dushimire na cameraman umwana mwiza umuntu useka utuje yitwa Honore. Umva ko yonora muri make ashira mu bikorwa ibintu yiyemeje l'honneur Honore. Merci beaucoup ndagushimiye nawe muri wakoze namwese mwabanye natwe kuri Humuratifi Claudine turashimiye mwese rwose nakagaruka nyine ibintu bya reka turi gusoza nshimire ba bantu mwagiye mugenda mushyigikira munyereka ko muri kumwe nanjye ubutumwa bwanyu nagiye ngenda mubona. Reka nshimire aba diaspora ku ruhande rwabo rwose n'ukuri mumpesha umugisha nkabibona. Reka nshimire abana b'urubyiruko mujya mudukurikirana ndetse n'ukuri mukabitwereka. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndumva rero ari ibyo ngibyo twari turimo tuvuga. Senga umutumo. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye natwe. Amasasu tumaze aha nyemerera uhereza umugisha abakunzi ba Humuratifi Claudine mu izina rya Yesu. Nyemerera uhereza umugisha uyu munyamakuru Clement Bagemahe twabanye muri ibi biganiro byose.
hereza umugisha Honore kuri kamera, hereza umugisha abantu bose badukurikira bifuza yuko twatera imbere. Ndagushimiye Mana kandi tugiye gutandukana ugendane natwe, ugirire neza abarwaye mu izina ry'Yesu, barambure ikiganza cyawe bakize, kandi abaremerewe imitima ubahe gutuza. Urakoze, ndagushimiye, utanga igisubizo ukabuza igisubizo, ni mu izina rya Kristo Yesu musenze nizeye, amen. Amen. Ibihe byiza, bye bye. Bye bye bakunzi ba Muratiful, ndabakunda, I love you.